hari imiryango irimo ikinguka ukuvuga amaraso ya Yesu, hari imiryango irimo ikinguka mu bugingo. Ndabona wuzuye umwuka wera, ndabona uri muhindurirwa amateka, ndabona uri muhindurirwa ubuzima. Amaraso ya Yesu arimo arakingura imiryango yawe ikinze. Ndabona abantu bazuzura umwuka wera bawuzuriye muri izi nyigisho, abantu bari barihebye, abantu bari barasubiye inyuma, ndabona bagaruka. Hari imbaraga zirimo ziva mu bantu, hari imbaraga. Nyemerera dusenga Imana, ndabona kuzura umwuka wera, ndabona guhindurwa, ndabona kwinjira mu cyerekezo gishya, ndabona imbaraga zidasanzwe, ndabona abantu binjira mu masezerano, ndabona abantu binjira mu kindi cyerekezo, ndabona Imana ibohora abantu. Rapashakarabasandoro ya pakaya farababa. Ndabona abantu barimo bava mu bukene, ndabona abantu barimo abantu bari bahambiriye, Imana irimo irababohora. Ndabona Imana irimo ibohora abantu, ndabona Imana irimo kubohora. Wa mukobwa we, Imana irakubohoye. Rapashakarababa. Imana irimo irabohora abantu ku ndwara. Hari indwara za kanseri, hari indwara za sida, hari indwara z'ubukene, hari indwara z'igisuzuguriro, hari indwara z'imyumvire, hari indwara zo gusubira inyuma, hari indwara z'ibyaha, hari ubusambanyi. Ibi byawe uri murabohoka. Hari imbaraga cyazamaze kumanuka mu buzima bwawe. Ndabona kubohoka kudasanzwe. Abantu barimo barabohoka, bamwe bagiye gufatwa n'umwuka, abandi bagiye kumva amaserera barekura. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Hari icyo wabikoraho, hari icyo wabikora abo bana be bakava mu bubata, hari icyo wabikora urwego rwawe ukaruzamura, hari icyo wabikoraho nawe umuryango ukawukura muri ubwo bukene, hari icyo wabikoraho. Uyu mwuka ugendagenda iwanyu ntabwo ari umurage w'Imana. Uyu mwuka ugendagenda iwanyu ntabwo ari umurage uva ku Mana. Ni imbaraga zakwatatse, ni imbaraga zidashaka gukomera, ni imbaraga zidashaka gutera imbere. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ngiye kukubwira ibanga rimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ni Revera Prophet Ernest NYIRINDEKWE mu basuhuza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Twaje rero nkuko nari nabibasezeranije mu kiganiro giherutse, nababwiye ko uyu munsi turi buvuge umukasi wa mbere. Mbere ko turi buvuge umukasi wa mbere ukata ikiziriko cy'amateka, turabanza dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kuri uyu munsi wa none. Turagushimiye, turaguhimbaje kubw'imbaraga zawe. Turagushimiye, turaguhimbaje kubwo gukomera kwawe ndetse no kwera kwawe. Mwami, umuntu wese ugiye kumva kino kiganiro ubuzima bwe buhinduke. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ubuze kumva kino kiganiro amateka ye avaho yarari, kugira ngo abashe gukora icyo yaremewe. Urakoze kubikoreye kuyubayisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze kubishimira. Twaganiriye imikasi 12 kati ikiziriko cy'amateka, twarimo tuyisasira, tuvuga karande y'umujinya, za karande z'ubukene ni turazivugaho, za karande zo kuriganywa kw'abana b'ifura. Abana b'ifura, hari umugisha abana b'ifura bajya babura. Ni ibintu bituruka kwa Abrahamu bigakomeza bikaza. Ifura ya Abrahamu yitwaga Ishimayeli, nubwo atari wari umwana w'isezerano. Uwo mwana nta mugisha yahawe. Umwana wa Isaka, yitwaga Esawu, nawe nta mugisha yahawe. Umwana wa Yakobo yitwaga Robeni, niwe wari umwana w'ifura, nawe nta mugisha yahawe. Umwana wa Dawidi nta mugisha yahawe w'ifura. Turashaka kureba bino bintu by'uruhererekane bigenda bibuza abantu imigisha. Ugasanga ni ibintu bigenda gutyo, ugasanga natwe abana bacu turimo tubyara kuri uyu munsi hari imigisha imwe n'imwe batagenda babona. Turareba ese kugira ngo umugisha umwana wa Yakobo witwa Robeni atahawe, ese uno mugisha waje kuboneka? Turareba ese uyu mugisha umwana wa Yosefu w'ifura witwaga Manase atahawe ugahabwa Efurayimu, ubwo witwa Yakobo yanyuranyaga amaboko abizi. Ese uyu mugisha twawubona dute? Ninde wawukurikiranye? Ninde wawufashe? Ninde wawugaruye? Ko kwa Manase bari barabaye aboroheje kandi bari abantu bakomeye. Muvandimwe unkurikire, Imana imereza zino nyigisho. Imana yarambwiye ngo hari abantu boherejwe n'iminsi. Iminsi yarabafashe iraboroshya, kandi Imana yari yabaremye muri abantu badasanzwe. Iminsi iraboroshya, amateka araboroshya, ubuzima mwaciyemo buraza buraboroshya.
muburira ijambo mu muryango, muburira ijambo mwakarihawe, muburira ijambo mwari murifitiye. Uyu ni umwuka. Uyu mugisha wagaruwe nande? Yakobo yanyuranyije amaboko abizi. Amaze kunyuranya amaboko, Yosefu aramubwira ngo dadi, ibi ngibi ukora sibyo. Umukuru ni Manase, none umugisha ukuboko kw'iburyo gushyize kuri Efurayimu. Yakobo arangije aramubwira ngo mwana wanjye, ibyo nkora ndabizi. N'Itangiriro 48. Ibyo nkora ndabizi. Yesu amubwira ko ibyo akoze abizi. Ibyo bakoze ku buzima bwawe barabizi. Ibyo bakoze barabizi. Ibyo bakoze. Ibyo bakoze kuri we barabizi. Niyo mpamvu wowe urwana n'uyu mwuka. Uyu mwuka rero turaje turebe uburyo turi buwuce. Imana ijya kugira ngo inyinjize muri izi nyigisho, yarabanje irambohora. Najyaga njya gukora ubukwe, najya gukora mariage, ubukwe bwagera igihe buba, nari mfite data yapfuye adakijijwe. Noneho nagera igihe mariage igiye kuba, najya kubona nkabona umwuka iwacu urazamutse, nkabona data aje mu nzozi, yarangiza akaza akambwira ngo data yapfuye atarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Akaza akambwira ngo mva mwana wanjye nje kugusabira. Yasabira mariage igapfa, yasabira umukobwa twakundanaga akabaragiye, yasabira ibintu bigahinduka. Ngaho mbwira, ibyo ni ibintu n'abantu barara mu bizozi bimwe na bimwe batamenya inkomoko niyo biva. Bagira ngo hari ikintu bashaka kugeraho, agatsindira isoko, yagira ngo agiye gucuruza neza, wa mwuka wabo ugahaguruka ukavuga ngo iwanyu ntawe ateye imbere, iwanyu ntawe wageze kuri ibi, iwanyu ntawe wakomeye, iwanyu ntawe winjiye aha, iwanyu ntawe wageze aha, iwanyu ntawe ukora ubukwe, iwanyu ntawe ukomera, iwanyu ntawe wubaka, iwanyu ntawe ukira, iwanyu ntawe ujya urenza imyaka 20 yubatse, iwanyu ntawe ujya utunga amafaranga nkanarya, iwanyu ntawe ugira konte, iwanyu ntawe ugira business. Iyi myuka ikagenda ugasanga niyo myuka igenda igwananura. Iwanyu murubaka ariko mu ngo zanyu nimugira amahoro. Iwanyu murubaka ariko mu ngo zanyu n'abashyitsi bajya bazamo. Iwanyu murubaka niyo mubyaye nimujya muhembwa. Uyu ni umwuka ugenda ukurikirana abantu babakagira ngo niko bisanzwe. Ntabwo ku bantu bubaha Imana, ntabwo ari uko ngoko byakagombye kuba. Hari ubundi buryo Imana yateguye. Ubu buryo nibwo tugiye kuganiramo muri iyi mikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka. Birashoboka ugiye kumva ino video. Iyi video ugiye kuyikurikira kuri channel Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Nuyihererane urebe undi muntu yiha, umubwire ngo kurikira zino nyigisho, wenda wakuramo ibyawe. Nzajya gusoza iyi mikasi 12 ubuzima bwe bumaze kubohoka, maze kumenya icyo nzira. Ndabyibuka ndyamye ninjoro kuri mariage ariyo naje gukora bikemera. Nararyamye ninjoro, mariage ya mbere ijya gupfa, nabanje kurota umukobwa twakundanaga, murota ibintu bikomeye cyane. Bwakeye ubukwe bwapfuye. None uyu nguyu madamu turi kumwe aka kanya, ndyamye ninjoro ngiye kona mbona wa musaza aje kusabira. Araza arambwira ngo ndashaka kugusabira mwana wanjye. Ndamubwira ngo ntaguri data. Kubera iki? Nzakubwira amabanga nari nahagazemo. Ndamubwira ngo ntaguri data, ngo ndashaka kugusabira. Ndamubwira ngo nagusabira ntaguri data. Ngiye kona mbona ko kanya azamutse abandi bagabo bambaye amashati ya rouge bordeaux, bambaye n'amakositime y'imikara. Baravuga ngo gute wanga kagusabira kandi ari so? Ndamubwira ngo ntago ari data, nagakwiye kusabira. Ako kanya numva nuzuye imbaraga. Ndamubwira ngo mu izina rya Yesu naguri data ndakwirukanye. Natuye izina rya Yesu, nagiye kubona ndebye baba dayimoni, ndebye babagabo bose ndababura. Ako kanya mbona haje umugabo wambaye imyambaro yera. Ngiye kubona mbona araje, yarafashe ikintu kimeze nk'ishoka. Araza ngiye kubona mbona arankwikiye. Arambwira ngo ndagukwikiye, nawe genda ukwikira abandi. Ndakubatse, nawe genda wubaka abandi. Ndakubohoye, nawe genda ubohora abandi.
ndamugiriye neza, ngukuyeho imyuka yajyaga ikubuza gusingira ugezeho kwakirira, ngukuyeho imyuka yajyaga iguha gufata. Jye nabohowe n'Imana, Imana niyo yanyibohoreye maze guhagarara muri ayo mabanga yose uko yakabaye. Nibwo Imana yaje irambohora, imaze kumbohora Imana ambwira ngo ndakubohoye, nawe genda ubohore abandi. Ndabyemera, ndaguruka. Ako kanya nahise mera nk'umusazi, ndabyuka ndirukanka, abantu bambona mu gipangu nirukanka. Kubera iki? Ni igitangaza Imana yari imaze kunkorera. Hanyuma y'izi nyigisho nuzitega amatwi ukazumva, ubuzima bwawe burabohoka, ubuzima bwawe burakira, ubuzima bwawe burakingurirwa, ubuzima bwawe denasabrere, ubuzima bwawe buraza kuvaho bwatawe, ubuzima bwawe buraza kwinjizwa mu yandi mateka mashya, ubuzima bwawe resene droti cancelemando sipe. Haleluya, haleluya. Dore rero Gideyoni niwe wakurikiranye uwo mugisha, arawugarura. Amahirwe uwitwa Efurayimu yari yaratwaye akayatwara Manase. Manase ntacyo yabikozeho, Yosefu ntacyo yabikozeho, Yowasi se wa Gideyoni ntacyo yabikozeho, ariko Gideyoni umwana muto hari icyo yabikozeho. Reka mubwire, bakuru bawe, barumuna bawe, bene wanyu ntacyo babikozeho, ariko wowe hari icyo wabikoraho. Vuga ngo ninjye Gideyoni w'umuryango, hari icyo ngiye kubikoraho, ngiye kugarura agaciro k'umuryango, ngiye kugarura agaciro ka famiye. Vuga ngo hari icyo ngiye kubikoraho, vuga ngo hari icyo nabikoraho. Aka kanya hari icyo nabikoraho, hari icyo nabikoraho umuryango ukabohoka, hari icyo nabikoraho nkabohoka, hari icyo nabikoraho nkubaka, hari icyo nabikoraho nkarongorwa, hari icyo nabikoraho nkakorera Imana neza nuzuye, hari icyo nabikoraho nkuzura Umwuka Wera nkayoborwa n'imbaraga zawo, hari icyo nabikoraho, hari icyo nabikoraho kuri uyu mujinya wabase umuryango, hari icyo wabikoraho, hari icyo wabikoraho, hari icyo wabikora abo bana be bakava mu bubata, hari icyo wabikora urwego rwawe ukaruzamura, hari icyo wabikoraho nawe umuryango ukawukura muri ubwo bukene, hari icyo wabikoraho. Uyu mwuka ugendagenda iwanyu ntabwo ari umurage w'Imana, uyu mwuka ugendagenda iwanyu ntabwo ari umurage uva ku Mana. Ni imbaraga zakwatatse, ni imbaraga zidashaka gukomera, ni imbaraga zidashaka gutera imbere. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ngiye kukubwira ibanga rimwe, cyangwa se umukasi wa mbere ukata iki kiziriko cy'amateka. Uyu mukasi tuzawusesengura, tuzawuvugaho, tuzawusobanura, tuzavuga ibyawo neza. Ngiye kukubwira umukasi wa mbere ukata ikiziriko cy'amateka. Umukasi wa mbere ukata iki kiziriko ni amaraso ya Yesu, cyangwa se guhindura igisekuru. Guhindura igisekuru. Ubwo twageze ku mukasi. Guhindura igisekuru, guhindura igisekuru. Igisekuru cy'iwanyu cyararogaga, urinjira mu gisekuru kitarozwe. Igisekuru cy'iwanyu cyarabandwaga, urasabwa guhindura igisekuru ukinjira mu gisekuru gishya kitagira abarozi, kitagira imandwa, igisekuru kitigeze gikora icyaha. Igisekuru cy'iwanyu cyagiye gikora ibyaha byinshi, cyagizemo umwuka wo gukuramo amada, cyagizemo umwuka wo kwica, cyagizemo umwuka w'ubugome, cyagizemo umwuka wo kugambana. Kugira ngo ubohoke, intambwe ya mbere cyangwa se umukasi wa mbere ukata iki kiziriko ni uguhindura igisekuru, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Abaroma igice cyawo cya 10 umurongo w'9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Wanyakira ukavuga ngo amen. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Haleluya, uzakizwa. Nubyatura ukabyatuza akanwa kawe ukavuga ngo Yesu ni umwami, ukabyizeza umutima, uzakizwa. Aka kanya utarakira umwami Yesu, aka kanya utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, atuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami,
nurangiza wizere ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ako kanya uraba ukijijwe. Yohana 1:12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se ubw'umugabo, ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ngo ahubwo abo babyawe n'Imana. Ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, ikibyarwa n'inka ni inka, ikibyarwa n'inyamaswa ni inyamaswa, ikibyarwa n'Imana nacyo ni Imana. Iyo wakiriye Yesu uba uhinduye igisekuru cya Adamu wa mbere ukinjira mu gisekuru cya Adamu wa kabiri. Abakorinto ba kabiri 5:17, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, kuko ibya kera biba bishize. Maze kwakira Yesu nibwo nahishuriwe aya mabanga, maze kwakira Yesu nibwo namenye impamvu yabyo, maze kwakira Yesu Gideyoni marayika kiragera nibwo yamenye icyo bazira. Ukeneye kwakira Yesu, abantu bakavuga ati se ko twamwakire bigakomeza bikatubaho, nanjye ibyo byambagaho naramwakiriye. Tuzakubwira rero muri iyi mikase 11 isigaye, nibwo uzamenya ibanga ryabyo, nibwo uzamenya ibindi bintu bindi ugomba gukora, kugira ngo noneho nurangiza uhinduke icyaremwe gishya cyuzuye, niza nyigisho zimwe zikuzamura zikagukuza mu mwuka, ukazamuka kuri esikariye ya mbere, ukazamuka ku ya kabiri, ukazamuka ku ya gatatu, ukazamuka ku ya kane, ukazamuka ku ya gatanu, ukazamuka ku ya gatandatu, ukazamuka ku ya karindwi, ukazamuka ku ya munani, ukazamuka ku ya 9, ukazamuka ku ya 10, ukazamuka ku ya 12. Hari urundi rwego uzaba ugezeho, uzaba ugeze ku rwego nawe rwo kubohora abandi bantu. Nyemereza inyigisho zitega amatwi, izi nyigisho zumve, uzisangiza abandi bantu, ubuzima bwabo bugiye kubohoka. Nyemereza inyigisho. Iyo umuntu yakiriye Yesu, haleluya, amaraso ya Yesu nicyo akora mu buzima bw'umuntu. Icyambere, aduhindura kuba abana b'Imana. Haleluya, aduhindura kuba abana b'Imana. Araza agahindura kavukire, kavukire yiwanyu ibandwa, kavukire yiwanyu iroga, kavukire yiwanyu yica. Iyo wakiriye Yesu uba wakira indi kavukire shya. Iyi kavukire shyashya wakira rero niyo yinjira muri wowe, warangiza ukagira imitekerereze mishya. Aya maraso ahindura imitekerereze yawe igahinduka. Iwanyu mutekereza musubira inyuma, ariko aya maraso umuntu wamaze kuyakira, aya maraso mu icyerekezo, aya maraso mu viziyo, aya maraso mwereka inzira agomba gucamo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amaraso ya Yesu iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu, umuntu araza agatekana, umuntu araza agatuza, umuntu atangira gusengera mu mwuka, umuntu atangira gusengera mu mbaraga, umuntu ava ku rwego arari akagera ku rundi rwego. Haleluya, aya maraso yazanywe no kuduhesha umudendezo mu bwami bw'Imana. Ubundi twari imbata, nitwagiraga Imana rurema, twari abashyitsi ku masezerano, twari abimukira, niko Paulo yandikiye Abaefeso. Ngarika Imana kuko ari umutunzi imbabazi, ituzurana na Kristo, itwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uyu ni umukasi wa mbere, tuzawugarukaho, tuzawusubiramo neza, tuwukorera ubusesenguzi. Nabwiye ko nzajya mbabwira akantu gato. Nyemerera dusengane kano kanya, aka kanyiro muri uko gusengana. Tugiye gusenga twatura amaraso ya Yesu, turayohereza mu byacu, turayohereza mu rubyaro, turayohereza mu miryango itarakizwa, turayohereza muri famiye. Tugiye kwatura amaraso ya Yesu. Aya maraso turayohereza ahantu hatagerwa, turayinjiza hatinjirwa, turayinjiza mu kibazo icyo ari cyo cyose. Aya maraso ntacyo adakora. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera dusengane. Nsubiramo amagambo, vuga ngo Mwami Yesu Kristo, aka kanya amaraso ya Yesu ndayohereza mu burwayi nari ndwaye, ndayohereza mu bukene nari ifite, ndayohereza mu myumvire yanjye, ndayohereza mu bitekerezo bishaje, ndakira imitekerereze mishya. Vuga ngo Mwami Yesu Kristo, ndiyambura ibitekerezo bipfuye, ndiyambura ibitekerezo byo gupfa, ndiyambura ibitekerezo by'igisuzuguriro, ndakira ibitekerezo bishya. Aya maraso nakugeraho urakira imitekerereze y'abami, aya maraso nakugeraho urakira imitekerereze mishya, aya maraso nakugeraho arakugira umuntu udasanzwe, aya maraso nakugeraho arakwinjiza mu cyerekezo gishya. Akira amaraso Yesu mu izina rya Yesu, akira amaraso kubohora indwara, akira amaraso gukuraho ubukene, akira amaraso
gukuraho igisuzuguriro, akira amaraso aguhindura kuba umwana w'Imana, akira amaraso akwereka icyo waremewe gukora. Amaraso ya Yesu nakweza, amaraso Yesu nagukingurire, amaraso Yesu nakwinjiza hera hera cyane. Vuga ngo amaraso ndaguhamagaye, hamagara amaraso mu buzima bwawe, hamagara amaraso. Hari imiryango irimo ikinguka, ukuvuga amaraso ya Yesu hari imiryango irimo ikinguka mu bugingo. Ndabona wuzuye umwuka wera, ndabona uri muhindurirwa amateka, ndabona uri muhindurirwa ubuzima. Amaraso ya Yesu arimo arakingura imiryango yawe ikinze. Ndabona abantu bazuzura umwuka wera bawuzuriye muri izi nyigisho, abantu bari barihebye, abantu bari barasubiye inyuma, ndabona bagaruka. Hari imbaraga zirimo ziva mu bantu, hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga. Nyemerera dusenga Imana, ndabona kuzura umwuka wera, ndabona guhindurwa, ndabona kwinjira mu cyerekezo gishya, ndabona imbaraga zidasanzwe, ndabona abantu binjira mu masezerano, ndabona abantu binjira mu kindi cyerekezo, ndabona Imana ibohora abantu. Rapashakarabasandoro ya pakaya farababa. Ndabona abantu barimo bava mu bukene, ndabona abantu barimo, ari abantu bari bahambiriye, Imana irimo irababohora. Ndabona Imana irimo ibohora abantu, ndabona Imana irimo ikubohora. Wa mukobwa we, Imana irakubohoye. Rapashakarababa. Imana irimo irabohora abantu ku ndwara. Hari indwara za kanseri, hari indwara za sida, hari indwara z'ubukene, hari indwara z'igisuzuguriro, hari indwara z'imyumvire, hari indwara zo gusubira inyuma, hari indwara z'ibyaha, hari ubusambanyi. Ibi byawe uri murabohoka. Hari imbaraga nshya zamaze kumanuka mu buzima bwawe. Ndabona kubohoka kudasanzwe. Abantu barimo barabohoka, bamwe bagiye gufatwa n'umwuka, abandi bagiye kumva amaserera barekura. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu Kristo, urakoze kubohoya abantu, urakoze kubw'uyu mukasi wa mbere kumanukanya imbaraga zidasanzwe. Nk'abanduza abantu barimo binjira, tugiye kugukorera twuzuye, tugiye kugukorera dushize amanga. Ntabwo tuzongera guhangayika, ntituzongera guca mu byo twaciyemo. Rera basoreya, urakoze Mwami, ndagushimiye kubw'iki gitangaza kibaye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mugira amahoro ya Kristo.